uriya mukobwa buriya mufashe nkamuhuza na kiriya gihomora nzi hariya cyamukaruma yajya kujya mu kabari uriya mukobwa yajya mukaruma ntaba kigiyeyo ibiki n'ibiki ugatangira ngo yamuforoma ugatangira ngo yamushyira ku murongo ugatangira wowe ukagenekereza ngo buriya yamuhindura ngo buriya yagira iki ninde wahindura umuntu Mana data wa twese turagushimye kandi turakunezerewe kukiduhaye impano y'ubuzima tugushimiye kukiturinze Banyarwanda twese tugushime ko turi amahoro kiturindiye igihugu izina ryawe rihabwa icyubahiro tukweretse iki kiganiro tugiye kwinjiramo bane natwe uburinzi bwawe butubeho abagiye kucyumva kigiraho gibakura naho kibageza mu izina rya Yesu Uwiteka Nyiringabo Imana kandi ibyo tuvuga ubishyigikize imbaraga zawe ababyumva bigira umumaro bibagirira mu izina rya Yesu amen. Ndabashimye inshuti bakunzi ba Arine 250 mwebwe mudasiba kunyereka ko munkurikiranye uko bwije nuko bukeye munsi ku wundi Imana y'amahoro ibaho umugisha ndabashimiye cyane mwebwe mwateye intambwe mugakanda subscribe nukuri ndabakunda cyane pe mbivanye ku mutima Imana ibaho umugisha mwinshi cyane nawe utarakora subscribe cyangwa utarayikanda ndagusabye nukuri kanda subscribe nta kintu bitwaye nukuri ujye uhora ureba ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe ndetse unaduteza imbere ntacyo bitwaye rero ndabasuhuje abari mu burasirazuba urengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali Rwanda rwose nukuri amahoro y'Imana nabane namwe abari muri Afrika abari mu bihugu bya kure mwese ababasha kumva ururimi ndi kuvuga amahoro y'Imana nabane namwe abarwaye abababaye abarushye abagowe Imana y'amahoro ibarengere kandi Imana y'amahoro ibagirire neza ibakize ibaremera amashimwe ibiganiro byacu nakagaruka rero uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku ijambo ryitwa Pase ni ijambo abantu benshi bazi Pase ubundi wenda nuko ubu nyine byahindutse bikaba Pase ariko mu gihe cyashize hari ibyo bitaga umuranga cyangwa hari icyo bitaga umuranga iyo bavugaga umuranga kwabaga ari kwa kundi mu gihe cyashize iyo umukobwa cyangwa se umusore iyo yazamukaga akagera igihe cyo gushaka agejeje igihe cyo kubaka urugo hari ababyeyi babaga bakuze cyangwa se yaba ari umubyeyi w'umugabo cyangwa se umubyeyi w'umugore nimba ari umuhungu yaramubwiraga atari ko runaka ibunaka nagiyeyo nahasanze umukobwa uriya mukobwa ndamuzi yakuza ndeba yavutse ndeba mico ye ndabizi ni umukobwa mwiza ni umukobwa rwose ugira isuku afite umuco afite indangagaciro nshingiye ukuntu namubonye n'ukuntu yakuze uriya mukobwa umujyanye waba ujyanye umukobwa mwiza waba ujyanye umukobwa uzakubiviramo umugore mwiza n'ukuri kandi ndetse uwo muntu icyo gihe ubwo niwe witwa umuranga ikindi ndetse uwo muntu wabonye uwo mukobwa akabona n'umukobwa ufite imico myiza ufite indangagaciro ufite kirazira by'umuco nyarwanda umukobwa kabisa wavamo umugore mwiza iyo yajyaga kuvuga amurangira uwo musore yabanzaga kureba n'umusore agiye kumurangira yuko n'uwo musore nawe ari umusore mwiza ufite imico myiza ufite indangagaciro ari umusore wakubaka ari umusore kabisa watunga umuryango noneho agafata bwa buhamya bwa wa musore azi ko ari umusore kabisa ufite gahunda uhamye umusore wakubaka urugo rugakomera yakongera yatekereza na wa mukobwa azi ufite imico myiza umeze neza akavuga ati aba bantu wabahuza bagira urugo rwiza ubundi nuko kera byagendaga rero iyo byagendaga ngutyo uwo muhungu n'uwo mukobwa barabahuzaga umuhungu akareba uwo mukobwa n'umukobwa akareba uwo muhungu bashimana bakaba babana aho ni vuba cyane kuko mbereho hari n'igihe byabaga ngombwa yuko gusa nimba imiryango yashimye uwibunaka abana babo nta kabuza bagombaga kubana hatabayemo ngo umuhungu nawe arashima ngo cyangwa ngo umukobwa arashima ibyo nabyo hari igihe cyabayeho ariko ikintu nshaka kuvugaho n'uyu munsi iryo jambo umuranga byarahindutse ubu
babyita pase mu ijambo rivugitse neza. Ariko izo pase hari abantu bazitanga bikabahira, hari n'abazitanga ntibibahire. Ariko uyu munsi ikintu ngira ngo tuvugeho ni pase z'iyi minsi. Pase z'iyi minsi ziteye ubwoba. Pase z'iyi minsi mwarubyiruko mwe birabasaba ngo namwe mwibere maso, nimutibera maso muraririmba rujindiri. Birakaze muri iyi minsi cyane rwose, kuko amaze kubona pase nyinshi zitambutse cyangwa se pase nyinshi zitagiye zihira abantu. Hari izo nzi zabahiriye, hari n'izo nzi zitahiriye abantu. Ariko uyu munsi reka mvuge kuzitarahiriye abantu. Hari igihe umuntu aba ari umugabo cyangwa se wenda aba ari umumama, anyway sibyo, ugasanga azi umuhungu. Noneho uwo muhungu azi ugasanga aramuzi mu mico, amuzi abyiruka, amuzi imico ye, azi imikorere ye, ugasanga arabizi ko ari umuhungu mwiza pe, ufite imico myiza, ufite indangagaciro, witonda, umuhungu kabisa babona yuko yakubaka bigakomera. Noneho ugasanga uwo muhungu yegereye uwo mupapa cyangwa yegereye uwo mumama akamubwira ati rero pe, njyewe mba mbona inshako z'iyi minsi ziteye ubwoba cyane ko zinateye ubwoba byo, ariko ntibihahamura abantu, kuko abakobwa beza bafite umuco n'indangagaciro by'umuco nyarwanda baracyariho, n'abasore beza baracyariho. Ugasanga uwo muhungu abwiye uwo mubyeyi ati rwose mfasha mu bakobwa uzi, undebera umukobwa mwiza wampuza nawe, nukuri twubake. Uwo muhungu samubwiye neza hari icyo bitwaye. Rero ikintu nsigaye ngira impungenge muri iki gihe, hari igihe uwo mubyeyi koko aba afite uwo mukobwa, ariko uwo mukobwa ugasanga amuheruka mu myaka 5 ishize. Ugasanga uwo mukobwa agiye kumurangira amuheruka mu myaka 10 ishize. Rero bitewe n'ahantu isigeze, mu myaka 10 ishize uza umuntu, mu myaka 10 ishize ibitambutse, udaheruka makuru ye, udaheruka imico ye, udaheruka ikirere arimo, mu myaka 10 umuntu aba yarahindutse kuri level wowe utakwifuza. Ibaze uheruka umuntu afite imyaka 20, none uri gumuhuza n'uwo muhungu ubwo afite imyaka 30. Uzi muri iyo myaka 10 ingeso, imico, ibintu aba maze kwabura ahantu hatandukanye uko biba bingana. Ugasanga cyangwa se umukobwa ni umwana mwiza, afite imico myiza, agize iki, ukavuga ati ariko hari umuhungu twari duturanye hano bunaka wari ufite imico myiza, wenda haciyemo imyaka 5 utamuheruka, ukamubwira uvuga ati wamuhuza n'uriya mukobwa. Nyamara utazi muri iyo myaka itambutse uwo muhungu yarabaye hate, uwo muhungu yanduye iyihe mico, afite iyihe mico. Ugasanga umuheruka kera kiri umwana mwiza, kumbi si yaramuhinduye, yahundiye n'abazima babi bamwanduza imico mibi. Yesu we arangirika wundi warangiza ukamufata ukamuhuza na ya ntama uzi neza mwirirwana muhorana. Ejo bundi bakubitana, urugo rukanga neza, ariko ukajya uhera mu kuvuga ati ko nari nzi ko uyu muntu afite imico myiza, ko nari nzi ko ikindi. Iyo ni kote. Noneho hari n'igihe usanga nk'umuntu runaka, nimba ari uwo mugabo cyangwa ari uwo mugore, azi umuhungu, ugasanga arabizi ko uwo muhungu ari igihomora, ugasanga arabizi yuko uwo muhungu umva wenda agira amafaranga, ariko arabizi ko ayo mafaranga yiwe nayo kujyana mu ndaya, nayo kujyana mu kabari, nayo kujyana muri ibyo. Ukabona ariko zashatse wa mukobwa mwiza azi, ugifite umuco, ukivuga ati Mana uzampa umugabo umeze utya rwose, ukirinze, ukivuga ati Mana uzambabarira umfashe bigende gutya na gutya. Kabaravuze ati ariko runaka ni umukobwa mwiza, ni umukobwa uri karume, ni umukobwa ufite umuco, ni umukobwa ufite indangagaciro. Uriya mukobwa buriya mufashe nkamuhuza na kiriya gihomora nzi hariya cyamukaruma, yajya kujya mu kabari, uriya mukobwa yajya mu karuma, ntaba kigiyeyo ibiki n'ibiki. Ugatangira ngo yamuforoma, ugatangira ngo yamushyira ku murongo, ugatangira wowe ukagenekereza ngo buriya yamuhindura, ngo buriya yagira iki. Ninde wahindura umuntu?
ejo bundi ugasanga barahuye. Noneho wowe mukobwa kuko uzi ko wa mubyeyi ari umuntu wenda mwiza cyangwa se bitewe n'ukuntu muzi ukavuga ati ntiyanshakira umugabo mubi apu nawe ukagira icyo kabufatiyeho. Rero pase z'iyi minsi nimba hari ikintu ugomba kwitondera ni pase kukubwira ngo runaka ngo ni mwiza icungire inshuti yanjye, icungire, igenzurire, shyiramo ubwenge bwawe, fata igihe cyawe. Kuvuga ngo runaka afite gahunda, ngo runaka afite iki, ngo none ngo amafaranga ngo si ikibazo arayafite, ngo yarubatse afite inzu yiwe, ngo kandi afite gahunda, gakeneye umugore, ngo nimba ngo wumva, ngo kandi ndamuzi twarabanye, ngo none ngo nimba wumva, ngo mwabana ngo mbwira mbahuze. Wenda bitewe nawe n'inyota ufite yo kubaka urugo, bitewe nawe wenda n'ubushyuhe wibereyemo, bitewe wenda nawe nuko wumva ushaka kwigirira umugabo, ukahita utangira uti kabisa nibyo mukaba murahuye nyuma y'ukwezi kumwe, nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3 mukaba murarwubatse. Nturugezemo umugabo ntabonye 500 akajya muri convention mu gitondo akagaruka nta n'igiceri cy'ijana afite. Nturugezemo umugabo ntawagurishije nk'akantu runaka ntabonye izo miliyoni 3 akabazijyanye ku Dubai ukabona agarutse ahagaze nta n'igiceri afite. Ugasigara urogereta, ugasigara wicuza, uri muri yo mbimenya, uri mu biki. None inshuti yanjye ikintu ngira ngo nkubwire, pase z'iyi minsi simvuze karimbi ariko shyiramo ubwenge bwawe, wowe ubwawe igenzurire. Uwo muhungu nimba afite gahunda, niyo yaba afite gahunda yo gushaka mu kwezi kumwe, fata umwanya wawe wowe wigenzurire. Ndabizi ko nta muntu wamenya umuntu 100%, umuntu ntiwamumenya pe, umuntu ntiwamumenya, umuntu ni mugari, umuntu ni murefu, umuntu arahinduka, umuntu ni munini cyane. Ndabizi ko nabamaranye imyaka 20 hari igihe akubera mushya nkaho mutegeze mumenyana, ariko byibuze menya ibyibanze, byibuze menya imico ye, byibuze menya ibyo akunda, byibuze menya ibyo yanga, byibuze menya uti uyu muntu koko twashobokana, byibuze menya ibyo muhuza, byibuze menya ibyo mudahuza, byibuze menya ese yagize umujinya kugira ngo ugabanuke bigenda bite, ese yarakaye kugira ngo nyine muhoshe bigenda bite, ese iyo yishimye kugira ngo nsigasire ibyishimo bye nabikora gute, ese yababaye kugira ngo mushimishe byagenda gute. Byibuze ugira ibintu by'ingenzi wowe ubwawe umumenyaho, utagendeye mu kigare ngo barambwiye ngo n'umusore mwiza, ngo barambwiye ngo n'umukobwa mwiza, ngo barambwiye ngo aritonda, ngo barambwiye ngo afite imico myiza, ngo barambwiye ngo azi kwihangana, ngo barambwiye. Byashoboka ko ibyo yari abifite mu myaka 5 ishize, mu yindi myaka 5 igezweho agahura n'ibihindi n'ibindi bintu bimukomeretsa n'ibindi bintu bimugira mubi cyane, yuko iyi si turimo ari yihindura abantu. Rero nshuti yanjye nukuri fata umwanya wawe, nimba umuntu ko kaguhaye iyo pase wigenzurire, urebe ejo bundi nugera no mu rugo bikanga, ntuzitwaze wa muntu wakubwiye ati runaka ni mwiza, nibyanga uzavuga uti ninge wabigizemo uburangare, nibyanga uzavuga uti ntako ntaringize, ntako ntagerageje. Ndagushimye rero nshuti wowe wakomeje kunkurikirana, tukaba tugejeje aya masaha tukiri kumwe. Nimba utarakanda subscribe ndagusaba ngo uyikande kugira ngo n'ubutaha uzajye ureba ibiganiro byacu. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Nukuri buri wese aharanire kugira urugo rwiza, buri wese aharanire kutazarogereta mu rugo rwe bitewe nuko ngo bamuhaye pase cyangwa bamutanzemo pase. Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka dushime Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye, ushimye ku bw'aka kanya. Mana tukweretse kubaka kw'iyi minsi ukubemo nk'Imana. Hari abasore bafite gahunda yo kubaka pe, hari abakobwa bafite gahunda yo kubaka, ariko ndakwinginze ngo abo bantu bose bafite inzara n'inyota yo kubaka kandi bagahabwa umugisha, nawe ubahuze ukora iby'imbaraga kuko uri uwera. Uhuze abahungu n'abakobwa kuko wowe ubwawe wahuje nawe bagira urugo rwiza, bagira umugisha, batera imbere. Ngano duha umuryango mwiza, nuduha ingo nziza zumvikana, nutugirire neza, uduteze intambwe, urinde umuryango nyarwanda aho uvukagera, uturinde icyawurogoya cyose mu izina rya Yesu. Urakoze, ushimwe kubyumvisha, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.